Bakirisitu bavandimwe murabona kabageni bacubasa neza cyane kabisa. Nukuri barasa n'inyankepe. Uko babona mu myenda y'abageni barasa neza cyane. Biyemeje kubumwe. Muzatandukanywe n'abakunzi bakabenzi. Kuko muri twe nta wupfa atishwe n'abakunzi bakabenzi, mwibuke ko ari wo muvumo wacu. Kasongo rero dore ubonye umufasha gukwiriye, uzirinde kumukubita kugira ngo utazamumaraho inyama akirukanwa mwifamu. Umugore wawe Madederi ni mwiza cyane ku buryo buri mugabo wese yamwifuza kabisa. Dore disi afite agataye nk'akanyamboshe nge. Uzayimuhate kumanywa ndetse na nijoro kuko niyo yaje akurikiye. Ndavuga iyo ndoro yawe umurora pa. Ubwo nayikuburana akajya kwishakira ahandi, uzihangane kabisa kuko uyu mugore wawe ndamuzi. Nukuri mbisubiyemo ndamuzi cyane kuko arusha ya mpano n'abaritazara ubushuhe. Nawe rero Madederi dorubaye umugore wa Kasongo kumugaragaro. Nawe icyo usambura ashyizi. Usabwa kukimuhata kikamurenga haba kumanyo haba nijoro kuko arage kwiye. Icyabandi batamuhaye ugomba kukimuha. Icyo mvuga ni cyubahiro kuko nta mugabo udakunda cyubahiro mu rugo rwe. Nukuri aragikwiye kabisa mente. Igikurikiyeho rero ubu Kasongo agiye kuyikuramo maze nuko ayimuseseke mu rutoki impeta yaje yitwaje. Ayishizemo neza cyane pe. Ubu rero Madederi nawe nayimwambikiye mu rutoki narangiza amuha ikibizu. Barakoze cyane aba bageni bacu. Reka noneho turirimbane indirimbo ya 8 mu ndirimbo z'abageni kabisa. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe, amaso yuzuye byishimo n'urukundo, imitima ibiri yahisemo kubumwe, isezerano ry'iteka rirashimangiwe. Nukuri ibintu bikomeje kuri Yohana kurahiye. Kasongo yarongoye na Madederi yarongowe. Muzabyare mwororoke maze muzabwagure mugira abana benshi kuko akabenzi karakenewe cyane. Dore twese hano nta kindi abantu badutegerejeho uretse kuturyamo akabenzisha huwe. Gahundi hari nugushimisha badatabuja tukabaha icyororo kuko nizo nshingano zacu. Nimugende rero mukubite kurika kandi mubyare mwororoke kuko ni wo muhamagaro wanyu. Mubyare mungane n'umusenyi wo kunyanja. Madederi rero nubwo usezeranye na Kasongo. Umugabo wese uzaza gusanga uzamwakirane yombi. Nanjye ninza uzanyakirane yombi. Ibyo bizatuma twororoka vuba, muzarye neza kugira ngo mugire ibinure byinshi mu mubiri wanyu. Nukuri uyu munsi ni byishimo mu maso yacu. Ubu rero igikurikiyeho no gusoza ibindi birori bigiye gukomereza aha abageni baduteguriye. Reka tujye kurya kubirayi baduteguriye. Kanizere ko rero mwaduteguriye kakibingu n'akakirabiranya, ikigage ndetse n'urwagwa ruryoshye. Rero reka duhagoruke dushogoshere twerekeza aho tugiye kurira ifiriti. Ibi bintu ni byiza nta wabigaya. Uwabigaya yabahinyura kabenzi kabisa.